nuko nguko dutangiye filime yacu. Episode iheruka ni ahangaha twari twayitangiriye. Papa Rafa yari amaze kwinjira mu nzu, mama Rafa naho arangije asigara hanze. Iyi ni episode ya 18. Ahangaha ndakeka wari wahabonye, ndetse ni nuko nguko tuyitangiye. Mama Arafa asigara hanze ari gusenga, ari kuvuga ati mana yanjye, gusa akinjira mu nzu ataragera mu nzu, hano barakwereka Arafa yaratashe. Arinjira amuhamagara ati mama Arafa yarikanze, ndetse yumva biratangaje cyane. Arafa nuko nguko yamwitegereje. Aha twe tumaze kuhabona ibi ngibi byarabaye. Reka tugaruke hano. Aha ni kwa Mucyomba. Nongera nkwibutse Mucyomba abaga wenyine. Ubwo barakwereka ahangaha yaramaze gukubura, yaramaze gukora isuku mu rugo. Arangije nuko nguko yaje kurambika umukubuza ahangaha, atangira gukora cheki ku nzugi ngo arebe niba zifunze neza. Bivuze ngo aka kanya hari ahantu ashobora kuba agiye. Barakwereka yaje ku muryango wa mbere, aza kureba n'uwa kabiri niba ufunze neza. Ukurikire uyu mugabo arangije kuramo rwa rupapuro rwa yamvirope wa muntu yamuhaye, wawundi twari twabonye ari umudayimoni waje. Gusa uyu mugabo Mucyomba we ntabwo azi ngo uyu muntu wari warumuhaye ninde. Atangira kubaza ati rero uru rupapuro, aka kazi ntabwo nakihererana njye nyine, kandi nta nubwo najya kubikora ntarinze nagisha bosi inama. Ati ahubwo uwagera kwa Papa Rafa maze nkabanza nabimuganiza aho nkamuganiriza, narangiza ubundi nkareba ukuntu ari buze kubyakira, maze nkabona uburyo kugakora. Ukurikire ubwo uyu mugabo yabitekerejeho neza, aravuga ati rwose reka mbanze nagenda ndushire Papa Rafa, maze narangiza aze kuba yangira inama. Ese nimbona byishimiye ndibuze kubikora, nimbona atabyishimiye ndabireka. Uyu mugabo arangije nuko nguko yerekeye. Gusa atarajya kure barakwereka wa mugore w'umudayimoni. Nuko nguko yari ahageze. Uyu ni umugini. Umugabo aragenda, uyu nguyu nawe arangije agira mu rugo iwe. Ukurikire maze uyarangije arahagarara, ntabwo tuzi ngo nicyo aje kuhakora. Ukurikire wowe witonze. Ikintu usabwa ni ugukanda like, subscribe ndetse share na comment. Kubw'inkunga yanyu muraba mugize neza. Uyu mukobwa ageze ahangaha nawe atangira kwibaza, ari kuvuga ati birashoboka ko ashobora kujya kubibwira Papa Rafa uriya mugabo, yarangiza akamuhakanira, kandi aramutse amuhakaniye ntabwo naba amufatishije. Noneho kibe byashobokaga yamara kubimubwira, ahubwo akamwumvisha buryo ki bari buze gufatanya gukora akazi kanjye. Atereka ngereyo mukurikire, maze ndabasha kuba ndi kumva ibyo ari buze kumubwira, ibyo bari buze kuganira byose. Uyu mukobwa ibyo ni ibyo ari kwibaza mu mutima we, nibyo ari kwigambisha mu mutima we. Uko mbikubwiye niko nawe ari kubigamba. Arangije aravuga ati rwose niko kuri, reka mbashe kuba nakurikira uyu mugabo. Ukurikire uyu mugini nuko nguko yaje ahagarara ahangaha. Barakwereka yarebye hirya no hino, arangije arunama maze ahita abura. Nuko nguko yagiye, nuko nguko yaciyeho. Ibyo ngibyo nabyo byarabaye. Nakubwiye ngo uko nguko niko tuyitangiye. Nyaboneka kanda subscribe niba ari n'ubwa mbere ugeze hano ku uyu muyoboro. Barakwereka kwa Mama Rafa. Mama Rafa ari kuvuga ati Arafa mwana wanjye, urabona wari waduhangayikishije cyane. Ati urabona igihe twari twahereye turi kugushaka wabuze, twakubuze, wari wagiye he? Uyu mwana batangiye kumuhata ibibazo, bari kumubaza ati wari wagiye he? Wibuke muri episode iheruka uyu mwana bari bamubuze. Ubwo Mama Arafa niko ari kumubwira ati Arafa mbwiza ukuri, ahantu wari wagiye kugira ngo umuntu agutegereze kiriya gihe cyose akubure, ndetse aze kuba yanahangayika. Ati mbwira, urabizi yuko turagukunda wa mwana we, ntabwo dukeneye kuguhomba, urumva? Turagukunda cyane, ntabwo dukeneye kuba twabura ubuzima bwawe. Ngaho rero mbwira ahantu wari wagiye, sibyo? Mbwira, kandi
umbwize ukuri ntumbeshe, niba hari n'ikintu cyari cyakubayeho, uze kubitubwira turebe ko hari ikindi kintu twabikoraho. Uri kumva mwana wanjye? Arafa, mbwira, gira vuba vuba. Barakwereka Arafa niko kumubwira ati mama, nta kindi kintu cyari cyambayeho, nta kintu kibi cyari cyambayeho, dore ngo uyu mwana aranga kubabwiza ukuri, ati ahubwo nari ndi gukina n'abandi bana nuko bwanyiriyeho, atariko nimumbabarire ntabwo nzongera. Ubwo papa Arafa arangije ari kwitegereza uyu mwana, arangije atekereza ku magambo uyu mwana ari kuvuga. Uyu mwana aravuga ati mama, byari byancitse, nari nacitswe, ariko nimumbabarire ntabwo nzongera kuba nabahangayikisha, nanjye ndabakunda, ntabwo rero nkeneye kuba natuma muhangayika, ni ukuri kw'Imana. Uyu mwana azi no kwisobanura, azi no kwiregura no gusaba imbabazi. Mwabana mwe muri kureba iyi filime, muri kumva uburyo uyu mwana acyayemo. Uyu mugabo papa Arafa arangije aravuga ati umva rero Arafa, uyu munsi turakubabarira, atariko undi munsi nibyongera kukubaho tuzaguhana, kandi tuguhane twihanikiriye. Tuzagukubita ikiboko ku buryo utazongera gukora amakosa nk'ariya yo gutuma tugenda tukahangayika twakubuze. Uri kumva? Uyu mwana ari gutega amatwi, n'ubusanzwe agira ubwenge, kandi ibyo ari byamubayeho nawe urabizi. Ibyo avuze ntabwo ari byo byari byamubayeho. Ubwo papa Arafa akomeza kumubwira ati Arafa, ntuzongere kugenda, nujura bukeneye gukina uzajya ubanza uze ugere mu rugo mama wawe abone yuko watashe, nurangiza ukine n'abantu bo muri karitsiye, ati kuko buri waduhangayikishije cyane ku buryo buteye ubwoba kandi bukomeye cyane. Ubwo rero ugerageze wikosore, ubutaha nibyongera kukubaho tuzagukubita, kandi tuzagukubita bikomeye. Papa Arafa aricara amubwira ati ntuzongere, gusa twe tuzi neza ikintu uriya mwana yari yabaye. Maze uyu mugabo aricara avuga ati ngaho genda ntuzongere. Uyu mwana aricara avuga ati sawa murakoze, arangije arasohoka aragenda. Papa Arafa ndetse na mama Arafa basigara ahangaha. Abangaba bari bicaye mu nzu bari guhana umwana wabo, gusa uko bicaye mu nzu, hano hanze hari uhari. Ukurikire. Ubwo uyu nguyu arangije niko ari kureba hirya no hino, ari no kuvuga ati rero iki nicyo gihe iyi safuriya ngo nyikura ahangaha, nyagasani ya safuriya kumbi byarabagoye. Isafuriya ntabwo bigeze bayikuramo uyu mwana, kugira ngo wemere yuko ibitangaza bibaho. Umwana baramufashe, ariko kubakuramo isafuriya byaramunaniye. Ubwo uyu nguyu ariko ari kuvuga ati rero wa safuriya we, ubu ngubu iki nicyo gihe ngo aha hantu noneho ntabwo ndibuze kugenda ngo usizeho, gusa twabibonye yuko Arafa asohotse hanze. Wibuke cya gihe bari baramufashe isafuriya, ndetse wibuke yuko iriya safuriya yari yarabwiye Arafa ati umenye yuko uri umwana mutoya, uri umumarayika. Uko rero uri umwana w'umumarayika, nanjye ntabwo ndi isafuriya isanzwe, ahubwo njye naje kugira ngo nze kuba nagufasha. Ati ubwo rero urabona yuko bari kumpiga cyane, ubwo rero umenye yuko igihe kizagera nkagusiga nkagenda, kubera yuko bazagerageza kuba bamfata. Ubwo rero uyu nguyu niko isafuriya yari yagiye, bamufashe ntibagira ikintu bamukuramo. Uyu nguyu rero ari kwibaza ati ubu ngubu iyi safuriya ndakeka ari ahangaha ibagiri, ahangaha niho iyi safuriya ikunze kubiri. Ubwo ngomba kuyikuramo saizi aka kanya, maze nkayitwara. Ahagaze kwa mama Arafa mu rugo, ndetse hano arafunguye. Gusa uko uyu nguyu ahagaze ahangaha, barakwereka Arafa nuko nguko yasohotse, ndetse uyu nguyu yamubonye atangira kwikangamo. Arafa nuko nguko yitegereje uyu mugabo agiramo n'ubwo. Urabona yuko uyu mwana nta gitinyira afite. Uyu mwana nako ntabwo atinya, ahubwo aratinyitse. Reka tubivuge mw'ayo magambo. Uyu nguyu atangira kumureba yikangamo. Umwana amureba nta no kumukuraho amaso. Nyagasani uratangira kugiramo n'ubwoba, kandi yita ari we mudayimoni mukuru bari barohereje mbere. Uyu nguyu nuko nguko yatangiye guhumbaguza, atangira kugenda.
yaraje hano azinga agiye gukuraho isafuriya, gusa iriya safuriya ibyayo ntabwo byoroshye. ubwo yaje kugenda arangije arabura, umwana nawe asigara ahangaha. Ukurikire, uyu mwana yaje kumva isafuriya iri kumubwira ati rero Arafa, ngiye kuba nakujyana mu ishyamba, ngiye kugutembereza maze nkwereke ahantu ugomba kuzatabarira mudogo nako mujyomba. Uri kumva mwana mutoya? Ubu iki gihe nicyo gihe ngo tugende, ntabwo turi buze gutindayo. Ubwo umwana yise yambara inkweto aza guhagarara hano, barakwereka yaje gutegereza isafuriya, yaje kureba hirya no hino, arangije areba hasi, isafuriya nuko nguku yaje irangije mukubita karifuti, irangije iramutwara iragenda. Ukurikire filime witonze, ibyo ngibyo byarabaye. Ndetse wa muntu nongere nkwibutse, niba utarakanda subscribe biragoye ko wazongera kubona izindi episode zikurikira iyi ngiyi. Uyu nguyu nawe nuko nguku yaje yageze hano. Wibuke uyu yari yakurikiye mujyomba, ageze hano aravuga ati mujyomba, wowe nshobora kuba nagufatishije, ati kuko naguhaye akazi urakemera. Ati ubwo rero muri wowe ngomba gukoresha uburyo ki bwose uriya mugabo namara kubona iyo baruwa nakwandikiye atari buze kuyipinga. Ati kandi ngomba kugukoresha, nizere yuko ibintu ndi gupanga bigomba kuzagenda neza, urumva? Kandi nawe wa mwana we Arafa, ngomba kuguhiga mpaka, ngomba kuguhiga isafuriya nkayigukuramo hasi cyangwa hejuru. Uyu nguyu yakomeza avuga ati wibwira yuko wananiye, atariko nubwo wa mwana we bigoranye kugira ngo umuntu abashe kuba yagukuramo isafuriya, ariko amaherezo uzanayikurwamo, urumva? Ubwo rero nta kundi kuntu umuntu yabigenza usibye kwirirwa arahambirana nawe, uretse guhambirana nawe kandi umuntu agomba kubikora. Bizagorana ariko amaherezo tuzabikora. Iki nicyo gihe ngo tuze kuba twahangana. Ubu tugiye guhangana imbona nkubone wa mwana we Nyagasani, ubu tugiye guhangana imbona nkubone. Aya ni amagambo uyu mugini ari kwivugira ubwe, maze uyu mugini aravuga ati nje nawe mpaka nibiba ngombwa umwe azapfa muri twe, ariko isafuriya ndayikeneye hasi hejuru. Isafuriya barayikunda cyane nk'uko wa mwana we ababyeyi bawe bagukunda, uko niko abakurambere bacu iriya safuriya bayikundaga. ubwo rero biragoye yuko wayigumana burundu ukayiherana. Iki nicyo gihe ngo tuze kuba twayigukuramo. Uyu nguyu agize gutya, hari umuntu yumvise yikangamo. Wibuka uyu nguyu yaje akurikira uriya mugabo mujyomba, areba hirya no hino, arangije arakwepa. Ese wakibaza ngo uyu mugini ninde yaba yumvishe akitsimba? Reka dukurikire filime twitonze, turi buze kuba twasobanukirwa. Ahangaha gusa twe nta muntu turi kuhabona, gusa barakwereka ahangaha mujyomba yaje kuhanyura, niho yanyuze. Ndetse uyu mudayimoni ibiba bigiye kuba byose aba yabyumvise kare, niyo mpamvu yari yitsimbye, yari yihishe kubera ko yari yumvise mujyomba agiye guca ahangaha. Barakwereka mujyomba nuko nguko yatambutse aragenda, gusa uko yatambutse uyu mugore yarongeye aragaruka ahagarara ahangaha. Ukurikire, ndetse ukari guhagarara ahangaha ariko umwitegereza ari kuvuga ati wowe ibintu ugomba kuba ugiye kubinkorera nk'uko mbishaka. Ndetse urabona yuko ari guseka, gusa uyu nguyu ahagaze ahangaha barakwereka wa wundi w'umusore nawe nuko nguko ari guturuka inyuma ye. Gusa abangaba baba bagenda bacungana, ku rundi ruhande baba bari gufashanya. Uyu nguyu yarangije ahita abura, barakwereka wa wundi nawe yaturutse inyuma ye. Ese abangaba bo ibyaba bizagenda bite? Amaherezo yabo ni ayahe? Barakwereka uyu nguyu yakomeje kuyigira imbere, akomeza kuza asatira aho bariya bari,
akomeza gusatiraho uriya mudayimoni w'umukobwa yarari uriya bamwita Sifa, uriya n'amagini gagira amazina. Uyu nguyu yarangije areba gutya azunguza umutwe, nta kintu avuze, azunguza umutwe. Ntabwo tuzi ngo ni iki mu mutima we yemeje, gusa we nta kintu yigeze avuga, nta n'ikintu yatekereje ngo bigaragare. Arangije ahagarara ahandi wa wundi yanyuze nawe arangije ahita hanyura. Ukurikire filime witonze, filime igiye kugera ku musozo wa hano habishe. Aha tugiye kuba twakinjira ni aharyoshye gusa kuruta ahandi hose twabonye. Filime nuku nguku nibwo igitangira. Reka tugaruke hano, barakwereka mudogo nawe hano ni hari afite ibyo ari kwitekerereza, gusa reka mbashe kuba nakunyuriramo. Gusa uyu mugabo ari gutekereza akanarira. Uyu mugabo afite ikibazo gikomeye cyane, ari kuvuga ati mana yanjye, abakurambere mwanyimye imbaraga, kandi murabona yuko imbaraga zanjye ziri hasi kuzura mwana mutoya, ziri hasi kuzarafa, kuzura mwana mutoya arafa, kuko nabonye afite imbaraga zidasanzwe. Ati none ngiye kongeza imbaraga ibintu biranga. Uyu mugabo yagiye kongeza imbaraga nkaho yari agiye kongeza uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Uyu mugabo arangije aravuga ati rero buri kimwe cyose mfite gukora ndagikora. Ati yemwe n'imbaraga nkeya mfite ndibuze kuzibyaza umusaruro, ariko ntabwo ngomba gutuza ko harafata ari hapfa y'umuntu n'umwe. Ati ngomba gutuza ari uko maze kugarika umuntu, ngomba gutuza ari uko maze kubona ndangije umuntu. Ati ntabwo ndibuze gutuza gutyo nta muntu nari nica wo muri uriya muryango. Ati ngomba kugenda nkajya kwa arafa iwabo mu rugo, kuri tuno tubaraga dukeya nshigaje nkabasha kuba nakoreshaho wenda nkazibyaza umusaruro ku bundi buryo. Ukurikire ubwo uyu mugabo arangije avuga ati niko bikwiye kugenda, ngomba kugenda ku tubaraga twanjye dukeya maze narangiza nkatubyaza umusaruro. Urabona yuko uyu mugabo ari kubipanga ndetse akimagina nkaho ibintu byose byabaye, ntabwo azi yuko ibintu bikaze. Reka twigarukire hano ku isafuriya. Isafuriya nuko nguko yaje, wibuke iyi safuriya yatwaye arafa, irangije mutereka ahangaha. Aha ni mu ijamba. Yavuze ati reba reka nkujyana ahantu uri buze kuzakorera umuti, kwereke ahantu uri buze kuzakemurira ibintu byose. Maze uyu mwana ubwo isafuriya nuko nguko yamugejeje ahangaha, arangije aza ari kwitegereza gutya. Uyu mwana rwose urabona yuko adatewe ubwoba n'ibyo abona, ahubwo we ubwe ateye ubwoba. Indebo ye, igihagararo cye biba biri kukugaragariza umwana wa nyawe ufite imbaraga na confidence mu byo akora. Barakwereka uyu mwana nuko nguko yahagaze ahangaha ndetse yitegereza ahantu neza. Isafuriya irangije aramusobanurira ati rero arafa, ahangaha niho abari buze bashobora kuzabazana kugira ngo aze kuba yakora akazi. Uriya mudayimoni w'umukobwa ashobora kuzazana hano uriya mugabo mu cyomba. Wibuke yuko iyi safuriya yabwiye uyu mwana yuko agomba kuzamutabara, byanga bikunze agomba kuzamutabara uriya mudayimoni w'umukobwa. Uyu mwana iyi safuriya rero yaramubwiye ati itegereza ahangaha, urabona ahangaha niho bazaba bari gukorera, urumva? Uyu mwana arangije arongera arunama guca, isafuriya irongera iramuzamukana. Ibyo ngibyo nabyo byarabaye. Nyagasani, filime igiye kuba yakinjira ahantu hameze neza cyane ariko kuruta uko nawe ubitekereza. Gusa niba wumva iyi filime yakuryoheye, ntugende udakanze like ndetse ntugende utavuze no muri comment. Hano barakwereka uyu mugabo ari kuvuga ati mugore wanjye, ati buriya urakeka biriya bintu twakoze byo kuba twafata arafa tukamureka akagenda guco n'amakosa yari yakoze tutamucishijeho n'akanyafu, urabona nta kibazo kibiri, murabona ari byiza? Ati buriya twakabaye twamufata twarangiza tukamucishaho n'akanyafu. Ukurikire uyu mugabo we yumvaga yuko bahemutse kuba batafashe arafa bakamukubita inkoni kubera yuko yari yabatesheje umutwe. Maze uyu mugabo aravuga ati yadutesheje umutwe cyane. Ati kandi kuriya
kuva twamubabariye rwose ashobora kuzongera n'undi munsi akongera akabikora. Ati ubwo rero ndumva byabayemo ikibazo. Maze uyu mugore aravuga ati mugabo wanjye, turabizi ndakubaha cyane, atari ko ibyo ngibyo reka tubyihorere. Ikibanza nuko twamubonye kandi tukamubona ari muzima, umutima wacu ugasubira ku murongo, ndetse ibyo twari turi kwibaza byose bikaba atari byo, ahubwo ikibanza tukaba twabonye arafa wacu ari muzima, kubera yuko umwana wacu mbona ari umwana ufite ubwenge. Arafa ntabwo yazabyongera kuko nawe yabibonye yuko twari twababaye kandi twe twahangayitse cyane. Gusa ikindi ukwiye kumenya, ugomba kwibuka yuko inkoni itagira ku ngeso, ahubwo inkoni ijya ivuna igufwa. mwa bantu mwe muri kubyumva neza, buriya guhana abana banyu ntabwo ari ngombwa ngo mubahuragure mubavuna amaguru, ahubwo kubahana neza ni ukubicaza mukabaganiriza nk'uko mwabonye uyu mubyeyi na papa Rafa babikoze. Maze uyu mubyeyi aravuga ati naho ubundi papa Rafa ntabwo byari ngombwa ngo tumukubite kuko ni umwana mukuru, ndakeka afite ubwenge. Maze uyu mugabo aravuga ati oke, nta kibazo niba wizeye neza ko atazabyongera. Ati gusa nanjye njya mbona umwana wacu afite ubwenge bumuyobora, ntabwo azabyongera buriya. Ubwo rero nanjye nyine natekerezaga yuko dushobora kuba twakoze ikosa kubera yuko tutamuhanye ngo tumukubite, atariko reka nizere yuko atazabyongera. Aka kanya bari kuganirira ahangaha barakwereka Mujyomba yarahageze. Mujyomba aza afite ka gapapuro, aza afite rwa rupapuro bamuhaye. Ukurikire uko Mujyomba yageze ahangaha, arinjira abasuhuza arababwira ati mwiriwe. Uyu mugabo arinjira amubwira ati ni karibu. Ubwo Mujyomba barakwereka yaje yegera imbere kugira ngo aze yicare, gusa mama Rafa nk'umugore ufite indangagaciro yahise yigendera, aha abagabo rugari ngo babe baraganira. Buriya umugore wese ufite gahunda, ufite indangagaciro, iyo abonye undi mugabo mugenzi w'umugabo we aje kumusura, we ahita agenda, umugabo agasigarana n'undi mugabo mugenzi we. Gusa uyu mugabo yageze hano ahita ahereza Mujyomba rwa rupapuro, aramubwira ati fungura urwo rupapuro ubashe kuba wareba. Nako aruhereza papa Rafa, gusa papa Rafa arufunguye yikanzemo, ntabwo tuzi ibyari byanditsemo. Ubwo ngubwo arangije aramubaza ati ibi ni ibiki? Maze uyu mugabo aravuga ati ibyo bintu ni nka tombora, ati yuko nanjye nuko nguko nabibonye. Gusa hano uko bari kuvuga hari uri kubareba, nyagasani hari umuntu uri kubaneka uko bariya bari kuganira. Ubwo uyu nguyu ari kumuganiriza uburyo yabonye mu kirura rupapuro, akamubwira ati ni umuntu waje arambwira ngo afite kuba yandangira akazi, afite kuba yampa akazi. Ubwo rero nari mvuze nti reka nze bashe kuba nabikuganirizaho kuko nawe uri inshuti yanjye kandi uri na bosi wanjye. Maze uyu mugabo aravuga ati si none uwo muntu uramwizeye basi cyangwa se mo kimwe uramuzi? Maze uyu nguyu aravuga ati ubajije ikibazo cyiza, uwo muntu nagiye kubona mbona nsanze mu rugo, ni umugore ndetse ubona yuko ari n'umugore mwiza, ngiye kubona mbona nsanze mu rugo. Arangije arambwira ati ndabizi ko uri mu bihe bibi ukeneye akazi. Ati ubwo rero akira uru rupapuro, nunkenera uzampamagara. Ati kandi nyine nka kwa kundi uyu mugore yabimubwiye namwe murabizi. Maze papa Arafa aramubwira ati nibyo koko akazi warakabonye. Ati ariko Mujyomba ndakubwiza ukuri yuko ugomba kubanza witondera ibintu ugiye gukora, ndetse ukabanza wamenya n'umuntu ugiye kubikorera uwo ari we. Aka kazi ni keza pe, ni akazi ko gutema ibiti mu gisagara nako mu mashamba. Maze uyu nguyu aravuga ati ndabishimye cyane kandi ni na byiza, atariko uzirinde ndetse unashishoze ku muntu uzaba ugiye gukorera. Uzirinde rwose, witwararike, umenye yuko uwo muntu utamuzi. Mujyomba abitekerezaho. Maze uyu mugabo Mujyomba arangije aravuga ati rero bosi
uyu akunda kumwita bosi, aramubwira ati sawa, nta kibazo urakoze kungira iyo nama. Arangije aramubwira ati sawa muramuke, ndatashe ngiye kuba nakira mu rugo. Mujyomba arangije nuko nguko yahagurutse aragenda. Ibyo ngibyo byarabaye. Barakwereka ku munsi ukurikira Arafa avuye ku ishuri. Gusa uko uyu mwana w'umukobwa yavuye ku ishuri yaciye hano mu ishyamba, ntabwo tuzi ngo aje gushakamo iki. Ukurikire uyu mukobwa nuko nguko yaje, ari kugenda mu mashamba hagati, kandi ni umwe wenyine, ni umwana mutoya, ni umwana w'umukobwa, gusa ntabwo bana bukeya agira. Umwana ageze ahangaha arahagarara, arangije atangira kuvuga ati ahangaha niho cya gihe marayika wanjye isafuriya yanzanye, kandi niho yambwiye ngo ngomba gutabara, niho ngo yambwiye ngomba kuzatabarira uriya mugabo Mujyomba. Ati ubwo rero reka nkomeze mbe ndahamitiriza, mbe ndahareba ahariho. Ukurikire uyu mwana aza kumedita kino kirere ahangaha nyine yavuye ku ishuri. Uyu mwana uko ava ku ishuri aba yibereye no mu kazi ke. Uyu mwana ni nka marayika waje kurinda abantu ku isi. Uyu mwana arangije aravuga, ubwo ari kubivugira ku mutima, aravuga ati reka nze kuba nakinjiramo indani mu shamba indani, ndeba ukuntu hameze, ndeba aho hantu bazaba bari gukora ukuntu hameze. Uyu mwana arangije aravuga ati si ni hehe, areba hirya no hino ngo arebe niba hari umuntu bari kumwe. Gusa wibuke ahangaha ari ni mu ishyamba rwagati. Gusa uyu mwana aratekereza, akora ikintu yatekereje, nta guhubuka, no, uyu mwana ni mapanzi. Uyu mwana arinjira avuga ati reka negeremo indani. Barakwereka yakomeje kwegera mu shamba. Ukurikire filime witonze. Umwana arakomeza yegera imbere gake gake. Uyu mwana hari byinshi biba biri kumuhiga, ariko ntabwo aba ashaka gucika intege rwose. Uyu mwana urabona yuko ntabwo bagira, yarakomeje yegera imbere. Ibyo ngibyo byarabaye. Ukurikira filime witonze, akantu ku kandi uraza kugenda wasobanukirwa gake gake igihe tuzamurana mu iyi filime, nibwo uzabona yuko ari nziza rwose. Hano barakwereka hari uhari ninde, ni mudogo. Ku gataro ke afite agataro akunda kukagenderaho. Arangije aravuga ati ubu ngubu rero ikintu ngiye gukora, ngiye kuba nakwerekeza muri la famiye yo kwa Arafa. Arafa uranzonze, atari ko uyu munsi ni wowe ngiye kuba naheraho. Uyu munsi ngiye kugera iwanyu rwose. Sinzi niba ndavayo nakoze ibyo nkwiye gukora, sinzi niba ndavayo noneho nta muntu ndangije. Arafa niyo nakubura ndareba undi muntu nafata. Uri kumva neza? Ikintu cyo gihe ngo nze kuba nakerekera mu muryango wawe, noneho nze kuba nakoramo agatendo. Arangije aravuga ati nubwo nta mbaraga nyinshi mfite, atariko ntabwo ndabura uwo nivugana. Ndetse urabona yuko uyu mugabo yarakaye. Arangije areba hirya no hino, garebe nta muntu uri kumureba. Arangije afata agakoko ke agaterera ahangaha. Ukurikire arangije atangira kukajonga abe yaguruka. Ukurikire uyu mugabo atangira kuzunguza wa murizo, atangira kuvuga ati genda. Urabona byaranze, uyu mugabo yarashituye biranga. Uyu mugabo agumya gushitura gutya, ari kwatsa, ni nk'ari kwatsa imodoka mbese muri make. Aragira avuga ati utambwira yuko n'imbaraga nkeya nari mfite hari izo nambuweho, ibi ngibi byashoboka bite? Ati nyagasani ndazibamba nzerekezwa. Mbese muri make uyu mugabo no ku mbaraga yari afite hari izo atakigira, hari izo yambuweho. Arangije afata akagakoko agafata mu kwaha ngo arebe n'izindi niba yarazambuwe. Arangije aramedita, areba hejuru gutya, ese uyu mugabo yaba nta mbaraga afite byamugendekera bite? Yunama gutya, cyokoze izo kumuburisha zo akagenda agahinguka ahantu zo yari azifite. Ukurikire filime witonze. Batugaruye hano mu mashamba, barakwereka hano batugaruye ku wundi mugini w'umugabo. Uyu mugini nawe atangira kwibaza ati rero, atangira kuvugira mu mutima ati ndabona uriya mukobwa ibi bintu yabishushemo cyane, ndabona uriya Sifa yabishushemo cyane. Ati nanjye iki nicyo gihe
ngo nze kuba namufasha, iki nicyo gihe ngo nze kuba namwunganira dufatanye guhiga iyi safuriya. Ati kuko ndabona uriya mukobwa rwose afite courage, ndabona uyu mukobwa afite ibakwe, ubwo nanjye reka nkoreshe buryo ki turi buze kuba twabonera safuriya, turi buze gufatanya isafuriya tukayibonera ku gihe. Uyu nguyu aravuga ati iki nicyo gihe, reka mwegere maze mufashe mwunganire rwose, kuko mutereranye nta kintu naba ndi kumufashaho, nta kintu naba mumariye, ahubwo reka mwegere bashe kuba namufasha, tubashe gushyira hamwe, kuko n'ubundi abishize hamwe nta kintu kibasha kubananira. Uyu nguyu aravuga ati kandi ndabyizeye neza yuko nidufatanya neza iriya safuriya mu gahe gatoya turaba twaje kuyifata abantu babiri. Sinkeka yuko uriya mwana ashobora kuba yaturusha imbaraga. Uyu nguyu yarangije aravuga ati ubwo rero ngiye kubikora, ngiye kuba nakurikirana ahantu hose uriya mukobwa ari, aho azaba ari hose mbashe kuba namuba hafi, mbashe kuba namugwa mu ntege. Aba ngaba bose bashizemo uburakari, ari uyu nguyu ashizemo uburakari, ndetse ari na Mutomba nako na Mudogo nawe asizemo uburakari, ari kuvuga ati ngomba gukora buri kimwe, mbese buri umwe wese muri make ari kuvuga ati ngomba gukora buri kimwe kugira ngo mbashe kuba nagira uwo nivugana. Barakwereka Arafa aracagenda mu ishyamba, aracagenda mu mashamba hagati. Ukurikire filime witonze uraza kumenya ngo nibiki ese nibiki biri kujya mbere wagwani. Ubwo mwana ari kwitemberera mu ishyamba, ari kuryiga neza ku buryo azaza kurikoreramo akazi, kuko uba yatabara uriya mugabo arizi neza. Iri ni ishyamba isafuriya yamuzanyemo. Uyu mwana ageze hano aravuga ati ubu sinyura aha cyangwa nyura hariya. Aravuga ati ariko inzira ishobora kuba ari iyi ngiyi, iyi nzira ishobora kuba ariyo ya nyayo. Ati reka nyura aha ngaha maze ndeba hano aka kagera kari buze kumpingutsa. Ati kuko uko isafuriya yabimbwiye ni muri ibi bice, reka nyura aha ngaha. Uyu mwana arangije aramanuka. Ukurikire gusa uko uyu mwana ari kumanuka barakwereka inyuma ye hari undi wamukurikiye. Nyagasani, aha ni mu ishyamba hagati, hari undi wamukurikiye. Uyu nguyu yageze hano aravuga ati, arahagarara aravuga ati uyu mwana iki nicyo gihe ngo mbashe kuba namufata, maze mukuremo ibyo ngomba kumukuramo, ibyo yigenje. Uyu munsi ninjye nawe. Nyagasani, filime yacu episode yacu nuko nguko tugisoje. Ese uriya mwana koko bagiye kumufatira aha ngaha? Nuko nguko tugisoje, tuzahure muri episode ikurikira. Ndabashimiye cyane mwebwe mwanteze amatwi kandi ndabakunda. Ciao ciao.